narinjiraga muri eglise turatangira turangiza gutya turahera ku ishapure ya mbere tuvuge ukanahasinzirira ugasinzira paka basoje no gusotora se twaranasotoraga kuko twahuraga turi ibigo byinshi cyane ya hama ndangije ngo mube umucyo w'isi kandi umucyo wanyu ujye umurikira abantu bose kugira ngo babone imirimo myiza mukora maze bahimbaze so mu ijuru nene according ku bintu byakubayeho ariho nakuye purpose ya God goals and growth tugira Imana tugira intego z'ubuzima tugomba kubakiraho kandi tunazigereho niba dushobora gutumira umuntu ufite icyo wagiye ageza akatugira inama haranira gushaka Imana kugira ngo abantu bakubone n'Imana yego ntabwo jewe nene hari ikintu wandeba jewe ukungu wabo mubiri ni kure y'Imana ushobora gutya gacumura yego kivuga gute ese nyihimbye wabimenya oya nanjye ndaza kugisoma uko ugiye kurimba ndakikweretse cyane uyu ntabwo bikunda okay ni iki kigufasha kuguma mu kumana igihe isi ivuga cyane wow Shalom beautiful people muraho neza amahoro y'Imana bane namwe mbahe ikaze kuri The Grace Not Podcast urubuga rwacu urubuga rwanyu uyu munsi tugiye kuganira kuri topic nziza cyane nzi neza ko mwese muri bukunde saved for reason ese nawe ujya wibaza icyatumye ukizwa waba uzi ko dufite uruhare rwo kugira ngo bagenzi bacu bamenye Imana mbahaye ikaze Uko nababwiye tujye kuganira kuri topic ya saved for reason. Hari impamvu twese twakijijwe. Kuko hari benshi bajya bavuga niba mujya mubikurikirana neza haba mu nsengero, haba ku ma podcast yandi n'abatanga ubuhamya, ujya kumva umuntu arakubwiye ngo nakijijwe inzoga, nakijijwe itabi, ndi hano ndubuhamya. So we saved for reason. Turi hano impamvu ze ngo turi nuko ngiye kwakira umukobwa mwiza cyane tugiye kuganira I hope ko mumuzi niba mutamuzi murava mumenye Nene karibu merci beaucoup muratwibwira nitwa Carine Kirezi Muvunyi niyo mazina yanjye hanyuma na Nene naryo ni ibyanjye gaturuka kuri Deep with Nene I have a YouTube channel hanyuma ndi umukobwa ukijijwe ubaha Imana ukunda Imana hanyuma nkaba nagira ubuntu bwo kuba hano ndashima natwe tukagira ubuntu bwo kukwakira ndangira n'amahirwe yo kwakira abakobwa beza abamama beza abajeni beza abapapa beza bazi Imana which is good ni good compliment kuko benshi hari ukundi kuntu babifata hari abantu bazi ko nyine gukizwa ari kumera ukundi kuntu ariko Yesu afite n'abantu beza abantu sibyo cyane ya tugiye kuganira kuri saved for reason Nene ufite channel nziza nkunda ubundi Nene wakishijwe gute bon hariho ikintu navumbuye Colline gukizwa hari niba nabyita gukizwa neza niba nabyita ariko hari ukuntu umuntu amenya Imana cyangwa watura ukavuga ariko kugira ngo umenye wa muntu wakurikiye neza amenye Kristo wakurikiye neza naje gusanga nabyara urundi rugendo hanyuma nyewe navuga ngo nakuriye mu muryango ukijijwe niba ariko nabivuga mama wanjye yarasengaga cyane ko numva ngiye navutse mama wanjye asenga menya ubwenge mama wanjye asenga urumva nibyo bintu najyagamo cyane mama akatujyana gusenga ibyo byose hanyuma rero nza kubatizwa mfite imyaka 12 usibye kuba wenda mama twaragendanye muri urwo rugendo njyana gusenga ejo ntibikunde urumva ntubuzi ibyo ubamo ntabwo ubizi rwose ntabwo wavuga ngo urabizi hanyuma nza kumenya Imana neza ngo menye ibyo ndimo nkura na Kristo neza tumva navuga ko namumenye neza ndangije kwiga segonderi muri 2021 mva aribwo namenye no Kristo ni Imana data mwana n'umwuka wera nibiva he bikajya he numva aribwo nabisobanukiwe
Colline ndumva ngenda yanjye reka ndibukubaza ubuse ndabyemerewe oya ni ukuri uhawe ikaze uyu munsi ndaguhostinga mu kiganiro it's a free cyawe talk around it's this okay hosting. it's okay ujya ubona yuko n'ubundi nkuko nari ntangiye mbivuga ujya ubona ko hari ukuntu nyine umuntu abatizwa akagendera muri uwo murongo ariko utazi Imana utarahura n'Imana wowe wavuga ko wahuye na Kristo neza gute ukuntu bivuze you can't imagine uko nabatijwe kabiri wow nabatijwe kabiri kuko nkuko bivuze hari igihe umuntu abatizwa cyangwa akizwa umukristo atazi Imana nari nakuriye mu muryango w'abantu bakijijwe abakatolike beza cyane n'uyu munsi n'abakatolike beza cyane pe ntashobora kugira kompreni kuri bo urumva mu gukizwa muri katolike hari ukuntu bagira ibintu byo kuvuka ugahita kubatirisha yego ukabatizwa utazi ngo ubatijwe ute ubatijwe kubera iki nawe ayo masakaramentu utarayizi ukabatizwa ukiri mutoya utaragira icyerekezo nuko byangendekeye noneho mu nyuma nanjye namenye Imana ndangije high school 2019 ndibaza ego ndangije high school kuko nakuriye mu bigo by'abakatolike b'ababyeyi b'abakatolike ugomba kugenda gutya nize mu babikira niga mu bapadiri tronkomeye abapadiri superieur ababikira nguma muri ibyo bintu cyane so mu kubigumamo ngiye muri université abashitsi banjye bakajya bambwira ngo Colline ngo tujye gusenga ntugasha narasitotse narasenze pe ukaba ukigendera kuri ya yandi ariko bibaho cyane nene you can't imagine uko every day hariya aho nigaga muri high school every day twarasengaga naririmbaga muri korali mind you n'ijwi ryanjye naririmbaga muri korali tunga amashapure ku buryo ujya kurangiza I'm sorry to say that ni ukuri warabirambiwe nari narambiwe cyane ko ibyinshi biba ari itegeko and okay si bibi ariko ukora ibintu biri repeat gisubiramo rwose cyane rwose narinjiraga muri eglise turatangira turangiza gutya turahera ku ishapure ya mbere tuvuge ugasinzira paka basoje no gusotora se twaranasotoraga kuko twahuraga turi ibigo byinshi cyane hama ndangije ndavuga sha narasitotse pe narasenze kandi no kuri nta muntu usitoka amasengesho ni ikintu gihora nk'uko turya buri munsi hama umushuti wanjye antumira kuri church yabo church zitandukanye na katolike njyayo hariya imasoro njyayo ndabikunda mbona ukuntu basenga birandyohera noneho ikintu cya mbere nakunze ni uburyo ki bafite ibintu by'amaclasses bafite ibintu byo gukipinga in touch nawe ni iby'abakristo benshi cyane baragukunda even nawe nsengera ubu ngubu ujya kumva umuntu akubwiye hi Colline kutaheruka muri church kubaza amakuru noneho batangira kunyigisha ibintu byinshi cyane by'uburyo twaje by'uburyo twatangiye ndangije ndavuga ariko ziko koko kuba narabatijwe kuba nita umukristo ntakijijwe muri njyewe ntabwo nagira ubuntu ntabwo nagiye mu bintu byinshi byo hanze navuga ngo nabanje guca hirya no hino ntabwo nabigize nashatse no kugerageza biranga hari ibintu batari byawe narabigerageje Imana irambwira aho yagaruka ni ukuri hanyuma ejo bundi muri 2023 numva ngomba kubatizwa noneho nkabatizwa nzi ibyo ndimo nkabatizwa nzi uwo nemera nkabatizwa nzi ngo umubatizo ni iki nuko nongeye kumenya Imana nuko nongeye kumenya Imana kandi icyo nkundira Imana ni uko ntabwo aho icishije nene aba ari kwicisha Colline ntabwo ari kwigenza igira inzira nyinshi nubwo kenshi cyane usanga tubivugisha akanwa ngo igira inzira nyinshi kugira ngo ntitubasha kubitahura neza kuko ni nyinshi birenze ibyo akanwa kabasha kuvuga tuje kuri no topic twatangiriyeho saved for reason nene ndifuza kukubaza ubona ari iki cyatumye Imana iguhitamo ngo kizwe and tugendeye no kuri
channel yawe ni channel idasanzwe abantu batayizi bayireba ajya hacaho abantu benshi cyane bakijijwe batanga ubuhamya. Ubona ari iki cyatumye ukizwa, ubona ari iki cyatumye, kuko outside dufite amachannels menshi avuga ibintu byinshi, wasanga nanjye hari impamvu ndahangaha. Ubona ari iki, ni iki ubona Imana yatumye, niki Imana yagukirije? Kuri icyo kibazo ndumva nagusubiza nka kumwe Petero yasubije Yesu ngo nkabwira Imana niyo yabimenya, ariko aho ngarukiriza kumenya, aho ngeza kumenya, navuga ngo Imana igira imigambi myinshi cyane, ariko aho ngeza ibyo mbasha kurebesha amaso. Nagaruka kuri iyi channel yanjye n'ubundi mfite YouTube channel yitwa Deep with Nene. Navuga ngo ni urubuga tuganiriraho ibyo tuba twaragiye ducamo mu buzima bwacu. Ibiba byaragiye bitubaho, za nkuru nyine ziba zarakubayeho ku buryo uvuga uti sinzi ko muri iyi si y'abariho y'abahumeka hari umuntu wabasha kunyumva. Yego, ntekereza ko impamvu Imana yaba yarampamagariye icyo kintu nuko nanjye urwo rugendo naruciyemo, nabanje kurucamo, nabanje kugera mu rugendo, ngeraho ndibaza niba hari umuntu, niba akanwa kabasha kuvuga ibyo umutima utekereza neza, niba hari amatwi yabasha kunyumva, niba ibintu ndimo ndacamo hari undi muntu wabasha kunyumva koko nk'uko yiyumva. Colline, kizaho igitondo kimwe byari na nijoro cyamye, tuvuga nabwo none yaba atari njye njyenyine, yaba atari njye njyenyine ufite umubabaro ungana gutya, yaba atari njye njyenyine uri kwiyumva gutya, ushobora gusanga hari abandi bantu benshi. Nanahamya ntashidikanya ko ari Mwuka Wera wanganirije, kubera ko iyo process nari ndi gucamo, urabona iyo ufite umubabaro cyangwa uca mu bintu ubona bitakoroheye, biragoye ko ari igitekerezo kizima wagira. Biragoye ko ari igitekerezo kizima wagira. Mpamya ntashidikanya rero ko ariho Mwuka Wera yanganirije icyo kintu, ahambwe niba hariho abandi bantu bameze nkawe, biyumva nk'uko wiyumva. Kore umubabaro uraryana, Rwanda, umubabaro uraryana iyo nyine umutima ubabaye. Kandi nibyo iyo yaravuze ngo umutima ujye umenya umubabaro wawe, nta muntu wabasha kurondora agahinda mfite. Ariko kuri hariho ikintu Mwuka yanganirije, ujya ubona ko iyo ndi kukubwira ikintu wowe urimo uracamo, nkikubwira nanjye naragiciyemo, unyiyumvamo, unyibonamo cyane, we connect, kubyumva. Niyo mpamvu rero nakira abantu kuganiriza inkuru naratangaye. Hari ibintu nanjye ngenda menyera mu rugendo kuri ntarinzi, hakaba ibintu tworoshyaga ariko mu by'ukuri bitoroha ku muntu birimo birabaho. Numva ngize icyo gitekerezo mbishyira mu bikorwa, Mwuka Wera aramfasha, Imana Data iramfasha, mbishyira mu bikorwa, hanyuma kandi koko byagize umumaro. Umuntu araza akakubwira, abantu bagenda batanga ubuhamya bwinshi, umuntu akakubwira ati jyewe nari nsigayeho njyenyine uko ndeba ntafite epfo na ruguru. Undi akaza akubwira ati narwaye indwara, ntabwo numvaga muri urwo rugendo hari undi muntu wabasha kunyumva. Muri comments section ugasanga umuntu ari kumbwira ngo nanjye niko rugendo ndimo ndacamo, nanjye niko byangendekeye, cyangwa se umuntu akanyandikira muri message, Nene umeze gute, nifuza kukubwira, akakuruhukiraho muri ubwo buryo. Aratangaye rero aho ngeza kumenya naho amaso yanjye ageza n'ubwenge bwanjye aho bugeze. Ntabwo navugira Imana kuko imigambi y'Imana ni migari cyane. Ushobora gusanga yari inzira y'icyo yankirije, cyangwa se ushobora gusanga koko yarananteretse kucyo yankirije. Yego. Nengusabye mutubwireho gato. Utubwireho gato kuri sitasiyo yambayeho. Sitasiyo yakubayeho gato. Colline. Gato cyane. Wow. Ndetse yuko naciye muri byinshi, ni byinshi wenda umuntu aba atarabona n'imbaraga zo kuvuga imbere ya kamera. Ariko kimwe muri byo kuri njyewe narangije kwiga. Tangiza kwiga rero nahise ibitekerezo nk'iby'abandi bana bose. Of course kubona akazi, hari umusore njya mbona kuri TikTok ujya ubwira abanyeshuri ibyo bintu byihorere, ariko si cyo ngenje kubabwira. Nyine nanjye nayo ifite ibitekerezo nk'ibyo. Ifite ibitekerezo y'uko uyu mwana arangije kwiga, kuri nayo ko ntegerejwe n'akazi keza mu biro, urumva nzajya ngenda nambaye agakweto karekare, umusatsi urumva umusatsi wanjye ugera hano nk'ukubita uko nshatse, urumva
mfite akamashini mu ntoki simbizi urimo urabona ibintu byose umwana picturing nzajya nsohoka nzajya njya kuri dine nkaganira n'umuntu tukaganira ibya business n'iki n'iki I had expectations iyo yari segonderi ahirangije segonderi ngiye muri kaminuza kakazi ko mu biro no mu biki ntako mbonye urumva ntako mbonye ntangiye guhitinga reality ntangiye kubona hanze ahangaha ntago byoroshye ntabwo ari uko nguko ntabwo uva muri ntuza akazi ngo kabe kagutegereje ugende wicare ntabwo ariko kuri isi ntabwo ari kwimeza ngayo nguko ndagiye ndangije kaminuza nayo irarangiye rero no kuvuga ngo kuri ngura umushomeri ngo wabuze akazi ya wenda rimwe na rimwe utanagerageza I tried I did ndagenda ukapurayinga n'ahantu nyine nawe wumva wifuza gukora ndapurayinga rimwe biranga ariko kuguma wishyiramo kuraje nyine utekereza ko wenda hano bidakunze hano byakunda hano bigakunda kugeza igihe naho byangiye kugeza igihe n'ahandi byangiye n'ahandi bikanga until nyine utangira kwikwestioninga wibaza something is wrong with me probably something is wrong with me nakubwira ngo kuri ubushomeri ni ikintu tuvuga hano hanze ariko iyo utarabuviva ngo ubucamo neza biragoye ko wabasha kumva icyo ndimo ndavuga reka nkubwire ngo ubushomeri ni ikintu sibyo ndabyutse mu gitondo ndakarabye se wenda ni urugero ndacyavuga bugitangira kuko hari naho bigera ukumva hari ibintu bitagifite umumaro kumva hari ibintu bitagifite umumaro ejo mu gitondo bigasa n'uyu munsi uko byatangiye ugasubira kubyama none ukagera kuri ya step utakiva mu buriri turi kugendana utagishaka kuva mu buriri ugakomeza muri ubwo buzima ugatangira kubona ntukibashije noneho nawe ubwawe gusatisfyinga needs zawe ikintu buriya iyo umubabaro wakugeze ku mutima ntekereza ko hari ahantu nyine k'ubwihebe n'iki byose ariho biva za depression no gukora ibyo utatekereza ko gukora rero naciye muri ibyo bintu urumva n'ibindi byose umuntu aba ahura nabyo mu buzima abamo n'ibindi bintu byose umuntu aba agenda agongana nabyo hirya no hino by'abantu bavuga iby'ubuzima butakoroheye ibyo bintu byose bikaza bikakwirundiraho plus iyo ufite ikintu kiremereye gutyo mu mutima kabone nubwo kaba ari aka kantu urimo urareba iyo kiyongereyeho mwami Yesu wumva ari ibintu ninjye byose yego wumva noneho bibaye ibintu bigize ariko abarebera hanze Colline Umunyarwanda yarabivuze ngo umubabaro wundi ntukubuza gusinzira abareba hanze ababona ibintu byoroshye ababona ibintu byoroshye kuvuga ngo ubushomeri niba uri umushomeri ukaba ubasha kurya ukaryama ushaka iki kintu come on ibyo bintu byose rero niho naje kuryama rimwe numva mwuka wiranganirije icyo kintu yakikuganirije wabonye akazi cyangwa se kari kataraza arambwira ati uratekereza ko uwo mubabaro ari we wenyine ubasha kuwumva kuri kandi nta nshuti yawe y'akadasohoka wumva byabaye byinshi sinkibashije kubivuga guhora mbivuga nawe ubwo arabirambirwa sibye Imana data nirondora umutima w'umuntu kabasha kumva umubabaro afite ariko nta wundi muntu wo ku isi wabasha kubyumva cyane rero numva icyo gitekerezo kiraje tibaza ngo ahari aho hari uwundi muntu ushobora kuba ameze nkanjye naratangaye barahari benshi rero ntekereza ko kandi hariho n'ikindi kintu navuga ngo ni impano Imana yampaye mbasha gutega amatwi abantu ntabwo nabyo nabyitegereje nsanga ntabwo ari impano ifitwe n'abantu bose ntabwo ari abantu bose ubasha kubwira ngo ndimo ndababara gutya ngo gutega amatwi mugendane adahise akubwira ngo ngewe noneho uzibimbaho akanagushima ijambo utararangiza agashaka kumvisha ko ibyo ari gucamo birenze ibyo wowe urimo uracamo ariko ntabwo ariko kuri umutima nyine uyiziho uwawe umubabaro ntekereza rero ko bimwe mu byo mbasha kubona Imana yankirije kubasha gutega abantu amatwi no tukagendana muri urwo rugendo rumeze gutyo kuko ku myaka tuba tugezemo nk'urubyiruko ibyo bintu biba byaratubayeho byinshi biba ari byinshi menya impamvu Imana yagusevinze rero ibaze ko ugiye guhita uyibwira niyo rwose niyo niba ubona ko kubera ko Imana muri Matayo tunahite tunahasoma 5:14 kugeza 16
haranditse ngo mube umucyo w'isi kandi umucyo wanyu ujye umurikira abantu bose kugira ngo babone imirimo myiza mukora maze bahimbaze so wo mu ijuru. Nene according ku bintu byakubayeho byanze bikunze ntago wigeze ubona urumuri rw'Imana ariko byibuze wizeye Imana. Muri uko kwizera Imana iguha niyo vision. Iyo vision urebye ku bantu bose umaze kubwira, urebye ku bantu bose umaze kwakira n'abandi bazaza, urabona ko hari impamvu waje. Kandi cyane cyane hari umuntu wakomantinze ku kiganiro cyanjye arambwira ngo Colline uranyubaka. Ati iyo ndebye ibintu abantu bavuga baciyemo numvaga ari njyenyine. Imana yanyije depression ntatekerezaga. Ni ukuri iyo niyo success yanjye ya mbere. Kuruta views, kuruta ibindi bintu byo ari byose, mu gihe byibuze umwe muri bo ashobora kurecognizing icyo kintu uvuze, ashobora kuvuga ati Imana kumbe Nene byamubayeho, niba byaramubayeho se nanjye byashoboka. So niyo mpamvu mubwira ngo niyo mpamvu Imana yagukijije, niyo mpamvu Imana yaguhaye iyo vision. And ngende nanjye kuntu ino podcast yaje ntago biri kure ibyawe. Ntago biri kure ibyawe. Biri around. Okay, byabaye muri session ebyiri. Session ya mbere nkunda gukoresha social media cyane. Ingeri zose ahantu hose mba mpari. So kandi unyibutse ndahita nkubwira ibyanjye. Happy no gupostinga ifoto kuri WhatsApp ndinda ibyo bibazo. Uvugisha ukuri. Banze komeza. Naye ndi wa muntu ukunda kureba ibintu byinshi cyane. Byinshi cyane. Haba ndi kuri Snapchat, TikTok, ahantu hose haba mpari. So kubera ukuntu nanjye sinakuze ndi wa muntu ukijijwe cyane. Ariko ni wa muntu utajya mu bintu byinshi. Ibyo bintu byinshi rero ntabwo mbona ibyo posting, ariko ndabireba pe. Hama cyane umuntu ukoresha Snapchat haberagaho ibintu biri terrible, biteye ubwoba. Abana basohotse out night club ku mugoroba nibo bantu bambere bipostinga abamashort hano biri ngo biri kubera aho biri kubera sibyo. Nyuma y'ibyo ngibyo bamaze gusinda, ibibera nyuma yo gusinda nibyo tubona. Abarwanya abakoze ibi gusa nibyo tubona. So najya kuri YouTube channel nkasanga okay, it's not bad ibintu bavuga, ariko ni bake bahari bubaka abantu. Ni bake bahari bubaka abantu ushaka kuvuga ati se reka nicare ndebe uyu muntu byibuze hari ikintu ndi bwige, reka nicare ndebe umuntu byibuze hari ikintu ndi bwumve. Wajya kuri ku ma televiziyo hose ugasanga abantu niba atari amakuru bafite ibindi, nyine hari ibintu umuntu ashobora kumva ntanabisobanukirwe neza. Ku mugani niba uri mu bihe byo kumushomeri, hari umuntu ushobora kuza kuvuga ibintu ushobora kureba kuri televiziyo ukavuga se ntabwo ndi bubyumve. So wajya kuri bano ba influencers bakomeye tuzi ati ndagushyira hanze, nyine nta kintu na kimwe kizima ashobora kukwinfluence aho ngo ubone. So ndavuga se noneho kuko nabivangaga najyaga ndeba n'andi ma podcast yo hanze n'abandi bantu benshi bo hanze, nkajya mvuga se kubera iki hanze umuntu uri mu kintu, niba Nene ari muri deep wave, Nene ayirimo wese kandi arakurikirwa kandi ararebwa, why not njye nashobora kuba undi muntu ushobora kuzana ikintu cy'impinduka niyo cyarebwa n'abantu babiri, byibuze bakagira impinduka, byibuze bakavuga ati byibuze ndiga. Mbitekerezaho cyane nani nagatoya ntago ari ibyawe, ikomereza ntago ari ibyawe, nikomereza mu kazi. Nabitekerejeho gutyo igihe hari habaye ntari ngo we listen, you don't judge. Nicyo kintu nibwo nukuri umutima wanjye nibwo wakubise cyane. Nibwo ibintu abantu bakoze ibintu mu Rwanda, abakobwa se bakora ibintu aho warabibonye, ntabwo n'isi zitandukanye. Ntabwo se nta n'umuntu disi byibuze wanditseho ngo nafashije umuntu ariko ntabyo navuze, nta n'umuntu oya nararoze nakoze banange ibi n'ibiki. So ndavuga why not is platform dukoresha tutazikoresha tuvuga kugira neza, tutazikoresha tuvuga gutera imbere. Ariho nakuye purpose ya God, goals and growth. Tugira Imana, tugira intego z'ubuzima tugomba kubakiraho kandi tunazigereho.
niba dushobora gutumira umuntu ufite icyo wagiye ageza akatugira inama, at least umwana ufite inzozi azavuga ati yabigezeho nanjye nabigira. So binzamo cyane hashamo igihe kinini, ariko navuga byo ntabwo ari ibyanjye, ntabwo bindeba. Wumvaga se hagati aho ngaho hari kuba umunyamakuru wenda birimo cyangwa ntibyigeze binabaho? Ntabwo nigeze mbigira, ariko nkaba ndi wa muntu utajya utinya public. Ntabwo mbatinya, no ku ishuri nigeze ko nabaye umuyobozi, bari babizi ati Colline, ariko nkumva sinzi impamvu masera niyo ajya gutubwira ngo nugera imbere y'abantu ujye ubona rutubeba. Wimagine ko ari imbeba cyangwa se utundi dusimba turi imbere yawe kugira ngo ataza kugutera isoni. So najya imbere y'abantu rwose nkimagine ko atari abantu bari kunda kuyo ndebanye nawe mpita nseka. Naseka nkahita ngira isoni, okay ndabimagine ko ari ibindi bintu hanyuma uvuga. So rero kuvuga ariko mu bantu baga nta kintu bintwaye. Aganya mbona abantu bavuga ngo hello guys, not me. Ntabwo byakunda. Iyi teka ryose mu muntu wabamo ikintu cyo kumva yatandukana n'abandi kandi niko turi. Nukuri. Rero hashira igihe nanjye mbura akazi. Kontra irahagarara. Imaje guhagarara najya nsenga Imana nsaba akazi. Nasaba akazi kama podcast. Kuno nibyo wavuze bigitangira easy, umuntu wese nabura akazi. None umuntu ufite akazi keza kadasanzwe ntibibaho ntabwo ushobora kubona nabura akazi. Ejo cyangwa ejo ndazahamagara kwezi kumwe kwa kabiri gatatu gatanu, ndavuga Imana byo ni birakazi. Kuri church bagira 21 days, nene turasengana bagira 21 days. Nibwo abantu bavugaga ngo shangiye zirankorera, abantu bose zirankorera. Ndavuga Imana niba zinkorera akazi nazivuyemo ndakabura. Akora icyo muri Imana, reka nkubwire. Yewe yaravuze ngo ntawe ujye wibaza ngo ibyo ukoze ni ibiki, icyo umutima wayo ukunze ngo ni iki gikora. Naratangaye rero ko umuntu ashobora kuvuga ko ibi bimukorera wowe wageramo nuko biranze mwana wanjye. Biranga ndangije mbura akazi burundu, ariko mu gitondo nkagira mfatika nkajya mwandika. Nandika ama content yose ubona, ntekereza ndanabishushanya. Ndavuga ibintu byanjye bizameze gutya, bizaba bisa gutya. Iyo tuvuze go set for reason, wowe byumva gute? Ni ikintu kigari cyane, kubera yuko n'abagabo dusoma bose muri Bibiliya n'abantu bose dusoma muri Bibiliya bagiye bafite inkuru zigiye zitandukanye. Njye nawe dukora podcast, ariko ibyo tuvugamo biratandukanye. Yego, nta gishya kirimo rero kuba jye nawe Imana yaduhamagarira ibi ngibi, ariko kanaka kabahamagarira ibindi. Byose ni ukugira ngo icyubahiro cy'Imana kiyigarukire. Yego, ikindi warukomojeho buriya nk'abakristo uru rugendo tubamo ntabwo ari inzira igororotse. By'umwihariko rero iyo bigeze ku gihe cy'Imana, umva hari igihe dushaka ko ibintu by'Imana bigenda mu buryo twe tubishakamo, ariko kuri tugizanye ukuri igihe cy'Imana kiragora. Ariko iyo kigeze usubira inyuma ukumva wasubizamo ya magambo wigeze witotomba. Iyo Imana igutabaye wumva wasubirana ya magambo yose wigeze ukavuga uti Imana, nuko nyine Imana itareba nk'abantu ubundi yakadukubise cyangwa yakabiduhaye ivuga uti sha wowe ntabwo yatumye twicara ngo tubivuge. Yego, ariko igihe cy'Imana kiratugora. Hariho umuntu wigeze kunyandikira muri comment arambwira ngo wagira ngo Jean, hari ibintu Imana itumva, hari ibyo Imana ititaho, hari ibintu urumva ukuntu umuntu aba yashaririwe. Sibyo, abashaririwe pe. Biranagoye ko umuntu uri mu gihe kimeze gutyo wabona amagambo yavuzwe n'abantu hano ku isi yamuhumuriza umutima. Hari n'umukobwa nakiriye arambwira ngo yarimo atubwira ngo testimony kuntu yakuze akijijwe, arangije aravuga ngo we only live once. Reka njye outside njye gutestinga. Life of Christian is boring. Biraboringa, ni umuriro wo kwirwa muri church, umuriro wo kwirwa mu iki, ariko Friday Chris Easy araza, next Friday The Ben azavuga tujye muri night club, tuvaha tujya why not ntagomba kujya muri biri ibintu byanyu bihora biri routine gutya. So which means ko umukristo nyine no kurambya no kumva nyine ko kandi it's not boring, biba boring iyo bivanga.
biba boring iyo utabirimo neza. Mbega ni nka bimwe ni bya bindi akaguru kamwe karaha n'akandi ukumugereranya. Ukumugereranya kandi tubwizanye ukuri. Jyewe ibyishimo nasanze muri Kristo umwana uzi kuba mu bintu ntacyo wishinja. Ntacyo wishinja. Nk'uko twavuze ngo tugomba kubera umucyo cyangwa urumuri, ubyumva gute kuba urugero rwiza mu bandi? Ubyumva gute kuba urumuri mu bandi? Uko biri kose imigaragarire yanjye n'imigenzereze yanjye nk'abakristo, yego, tumaranira gusa nawe. Yego, tumaranira gusa nawe kubera ko nta cyiza kiba muri kamere y'umuntu. Nta cyiza kiba muri kamere y'umuntu umuntu yatanga, usibye gushaka Imana, ugashaka mu maso h'Imana, hanyuma wamara gusa n'Imana ukabona gutanga Kristo agwiriye muri wowe, ukabona kugira ibyo utanga, kuko umuntu ntacyo yatanga. Hanyuma rero kubera abandi umucyo cyangwa kurebererwaho, niba ariko nabivuga, haranira gushaka Imana kugira ngo abantu bakubonemo Imana. Yego, ntabwo jyewe Nene hari ikintu wandeba, jyewe ukungu waba w'umubiri ni kure y'Imana. Ushobora gutya agacumura. Yego, ibyo ntibishyizeho. Yego, ariko iyo ngwije ibi, iyo nshatse Imana nkashakisha mu maso h'Imana, nka cravingira Christ, abantu mbahereza full package, mbahereza icyo Kristo nanjye yampaye. Yego, njya nkunda kubwira inshuti zanjye kenshi ngo habaho gusenga ariko habaho no kubana n'Imana. Hari ukuntu umuntu usenga ku cyumweru, wataha kuryama ugasenga ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko buriya uruhererekane rw'amasengesho ushobora kuvamo kubana n'Imana. Yego, Imana ikaza ikabana nawe, apana bya bintu tukimenya Imana twajyaga dusenga wumva isengesho uzaryohereza rigafata imyaka 1000. Nayo Imana ikazagusubiza, ikazabyohereza, mbese ni bya bindi ngo Daniel mugabo ukundwa, ibisubizo byawe byaraje ariko bitangirirwa mu kirere. Ariko Imana suko nguko bimeze. Imana uyifata nk'inshuti yawe, yifate yumve hafi yawe, wige kubana n'Imana, wige kubwira Imana, wige kuruta uko usenga mugani wohereza isengesho gusa, ahubwo Imana uyishyire mu buzima bwawe bwa buri munsi. Colline, niba ubyutse wibuke Imana, ugenda wibuke Imana, urya wibuke Imana, ibyo ukora byose habe n'Imana. That's true, yeah. Nk'uko muri Matayo hatubwiye, nta muntu ufata itara ngo aricare yarangiza ritwikire, kuko akamaro k'itara no kugira ngo urumuri rimurikire buri muntu ari we wese. So iryo tara rero niba ryatse, niba uzi neza yuko Imana yagucije kugira ngo usavinge abantu, kubera icyo ujya kwicara mu rusengero harimo ikindi kintu ugomba gukora, kubera icyo ujya kwicara ushobora kuba wakora protocol, ushobora kuba wanakoza n'iyo toilette. Nta mukozi wo kwicacu haba, nawe n'abahari baba bagomba kwishyurwa. So ni byiza gukorera Imana muri ubwo buryo. Niba Imana yaraguhaye umutima wo gufasha, wikwibwizaho ibintu, fata bike na bike ugende ubifashe umuntu. So kuba urumuri cyangwa kuba umucyo k'umukristo uwo ari we wese, nibaza yuko nk'uko wabivuze, ntabwo dukwiye kwihishira, ntabwo dukwiye guhisha ibyo twamenye. Kristo araryoha. Niba koko ku mugani wawe tuba mu buzima butadushira urubanza, kubera icyo ugomba kubihisha? Kuko hari n'abantu nzi bajya bavuga ngo shango ngo narose sino nzozi ngo ko sinzi ko ari Mwuka Wera, ngo nakubonye gutya, ngo kuki utakoresha iyo mpano? Ngo urabizi ngo nyamara ngo like you ngira impano yo kumva abantu. Uzi abantu bari outside bakeneye kumva, uzi abantu bafite ibibazo cyane bavuga ngo nibanyumva baranjajinga, uzi umuntu uri kuvuga ngo nanyumva arahita avuga kakori n'ukuntu kameze, burya bwose yaciye muri ibi, ana translating ibintu ntavuze, agenda avuga ibindi bitari byo kugira ngo just bikomeze gutyo. Ariko kugira umuntu ushobora kukumva akakubwira reka dusenge, ndakumva nanjye byambayeho, ibyo bintu byonyine birahagije. So kuba urumuri mu bandi, nibaza yuko ari kubitara muri buri kimwe cyose, bitara mu kazi, bitara mu buzima bwawe busanzwe bwa buri munsi, ku buryo rega niba navuga urugero rwiza rw'abantu bazi bavuge Colline, niba navuga urugero rwiza rw'umuntu ukijijwe bavuge Colline,
ntibaze kumufata ngo bavuga ati uriya arabivanga ntabwo bagushidikanya, wiba urumuri rwo gushidikanywaho, urumuri rwo kumurikira buri muntu uwo ari we wese. Kandi saved for a reason, niba koko warakijijwe hari byinshi wakijijweho, hera kuri ibyo wakijijweho, hera kuri ibyo wakijijweho. Niba Imana yaragukijije inzoga utarakubitwa cyangwa se utaracika no ku kuboko, ngwino uvuga Imana, jya no muri ka kabari babwira ati nyamara Yesu agira neza. Hariho n'ikindi kintu tutararenga aho ngaho, umuntu buriya ibyo ibintu naje gusanga ibintu tugaburira ubwonko nibyo duhinduka byo. Mind rero, minding ibintu uhereza ubwonko bwawe, ibintu wiyasosietingana nabyo ushiduka wabaye byo. Ujya ubona ko utangira utazi Imana ariko kuguma uyishakisha, n'ijambo ryayo rero bivuga ngo nkunda bankunda bo kandi abashaka n'umwete barambona. Uko uguma ushakisha Imana iguma igenda iguhumura amaso, hari ibintu ugenda uzamuka. Urugero wowe wari uriho ejo ntabwo ejo bundi arirwo tuzagusangaho kujya, ahubwo wowe shakisha Imana, sibyo? Ibintu byawe byose bibemo Imana, ubuzima bwawe bwose bube Imana. Ugenda, twebwe turi hanze nitwe tubasha kubibona, ushobora no kutabyibona, ariko twebwe turi hanze turavuga ngo ariko Colline yarakijijwe we, ariko Colline asigaye ari umunyamasengesho uteye ubwoba, asigaye ari umuririmbyi mwiza, asigaye ibyo bintu byose turabikubona nka feedback. Ariko nanone iyo ugaburiye ubwonko bwawe ibindi bintu bitandukanye, ibyo nyine nicyo tuzabona umukora neza, n'ibyo tubona umugenda neza. None ijambo ry'Imana rivuga ngo tuzamenyera ku mbuto bera. Yego, kandi nanone niba uri umukristo ntujajinga abandi batarakizwa nkawe, kubera ko wabivuze, inzira naciyemo nkizwa ntabwo ariyo waciyemo ukizwa. Niba uri kubona umuntu ari willing to learn, ari willing to change, mubere isoko nziza. Ahora ajya muri night club kuwa mbere no kuwa kabiri no kuwa gatatu, why can't you wamubwira ati nyamara kuri church Friday hari akantu keza, ureke guhitunga ati wowe se ni guhora aka gakiza n'ubuntu. Usibye Imana data yakurebye ikagutoranya ikaguhitamo ikavuga ngo uyu nguyu n'uyu, nta kindi kintu twari dufite, nta kindi kintu twari dufite kujyana imbere y'Imana. Rero ntacyo twayivugana. Reba umuntu ukiri muri ibyo bintu uvuge ngo icyampa ubuntu bw'Imana nawe bukamuroketinga, icyampa imbabazi z'Imana nawe zikaboneramo. Ntabwo wigeze wicara ngo ubyuke mu gitondo ngo uvuge ngo ngiye gukira. Ntabwo ari uko nk'uko byagenze, ko ntabwo twabishobora. Ahubwo wa mugani wawe, niba ukijijwe, niba waragiriwe ubwo buntu, niba hari urwego runaka ugezeho, reba mugenzi wawe umusabire. Ahubwo wa mugani wawe kumucira urubanza aho kumujija, kuko nawe nubwo waba utarabiciyemo hari ahandi waciye, hari ibindi uba waranyuzemo, hari ibindi byaha uba waraciyemo. Kandi ntabwo turi intungane wese, we are not perfect. Ushobora kuba udakora nk'ibyo akora, ukanabona akora byinshi birenze ibyo we akora, kandi cyane ko twese mu maso y'Imana ibyaha byose birangana. Iyo ukoze icyaha imbere y'Imana ibikureba nk'umunyabyaha, tutagiye no mu buremere cyangwa mu byo ngo wabanje. Niba wibye uyu nguyu agasambana, mwese imbere y'Imana muri abanyabyaha. Niyo mpamvu rero wa mugani wawe ntibidukwiye. Najyaga mbona akantu kakunda gutrendinga ngo dufata ibyaha turi comfortable nabyo, tukabana nabyo, hanyuma tukareba abandi ibyo barimo barakora tukabatunga intoki. Ariko kubera ko twebwe hari ibyaha twafashe tukabyita ibyoroshye, ko twabasha kubana nabyo, ariko icyaba mbona ntabasha kubana nacyo kikaba aricyo kibaye ikintu cy'ikidanje cyane, kandi ntabwo ari ko kuri. Nuhagaze ngo yitonde, sibyo? Ubwira ko ahagaze aritonde atagwa. Witonde utagwa. Nibaza ko twize byinshi, nibaza ko tuganiriye byinshi, nibaza ko tumenye impamvu twese turiho, tumenye n'umuhamagaro twahamagariye gukora tukiri mu isi, kubera ko ijambo ry'Imana riravuga ngo tuzabazwa ibyo twakoze. Tuzabazwa ibyo twakoze kuko ifite impamvu yadushyizemo hano muri iyi si. Ngira ngo turangiza ugire inama cyangwa se ubutumwa ugenera abantu bumvishe iyi topic saved for a reason. Ndatekereza ko uko biri kose, icyo nkundira, njya nkunda kubivuga cyane, icyo nkundira ubwonko bwa muntu ni uko ibyo natoye si byo gutora, ariko byose biba ari ukugira ngo twige kandi dukure. Twige kandi dukure.
rero birakwiriye ariko kandi niba utaranabisobanukirwa ufata ibihe usenge ufata ibihe usenge ubaze Imana icyo yagukirije hari umuririmbyi waririmbye ubona gukora umukoro utari uwanjye nabyo ni ugutsindwa rero ndagusabye ufate ibihe usenge ubaze Imana icyo yagusigarije ubaze Imana icyo yagusigarije ubaze Imana icyatumye iguhereza ako gakiza kayo k'ubuntu ubaze Imana usobanuza Imana kugira ngo mugendane muri urwo rugendo kandi ukora icyo yaguhamagariye gukora. nayo ntabwo ndi bujye kure y'ibyo avuze. Gukizwa ni byiza cyane no kubera umumaro abandi ni byiza cyane kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo umwuka wera atanga impano mu buryo butandukanye. Umwuka wera rero akuyobore muri buri mpano yose wahawe kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo byose bifatanirizwa hamwe kutugirira ibyiza. Rero buri mpano yose ufite uyikoreshe, make sure ko uzapfa bya bimwe bavuga ngo legacy, make sure byibuze uzapfe hari ikintu kimwe cyangwa bibiri usize mu isi. Make sure ko byibuze unhuye n'Imana ushobora kubaza se ninde watumye akizwa, ese wakoze iki, apari yo kuba twitaho twe ku giti cyacu, kuba dukora akazi ku giti cyacu tukaryama tugafasha imiryango. Ninde muntu wundi ushobora kuvuga ati nyamara mpamagaye Colline naruhuka, nyamara mubwiye akansengera cyangwa se tugafashanya gusenga byakunda. Kora uko ushoboye ugira ikintu umuntu ashobora kuba yakwibiraho ku buryo ushobora kuvuga ati nizera muganga runaka, ushobora kuvuga ati nizera uriya mu therapist mu buryo ubwo ari bwo bwose. N'abangaba bafata amashusho ushobora kuvuga ati nyamara nizera ko Jacob ari we wenyine ushoboye. Kugira ngo bamenye ko ari we wenyine ushoboye rero koresha iyo mpano Imana yaguhaye kuko wakijijwe kubw'impamvu, wakijijwe kubw'impamvu kandi mwige gusavinga Imana mudategereje ibihembo. Hari abantu benshi cyane bagurisha ibyo bintu, hari abantu benshi cyane bagurisha gukorera Imana. None sigiye numva no kuvuga ngo for example ngutumiye ngo tuvuge Imana urama iki nyine like barabigurisha ngo unsengere urama amafaranga. Kuki tugurisha impano z'Imana? Tugurisha impano z'Imana yaraziduhereye ubuntu kuko ntabwo twabona icyo twishyura Imana. Nyine tekereza nawe uriwe Imana iraguha ngo ntimugura ntimuguza yaguhenda nubwo waboneye umuntu. So kuki twe tuyigurisha rero? So Nene, thank you so much. Nibaza ko benshi muri bo bagiye kwisuzuma. Wisuzume uvuge se ubundi mbere y'iki, wisuzume uvuge se ubundi umumaro wanjye n'uwe muri sosiyete. Ntuze gutekereza ko ntawe urahari cyane cyane. Imana ntabwo yibeshye, Imana ntabwo yibeshye kandi ntabwo itwitiranya ngo Colline cyangwa Nene ngo cyangwa hoya. Ikuzi wowe ubwawe mu izina ryawe yibaze ngo ni iki cyatumye unsigaza. Yego Nene, God bless you so much. Nanjye nzagusura kuri Nene, turagutegereje, nzagusura pe. Tugeze mu kindi gice cyacu cya kabiri, ni igice twita vibe for Christ. We vibe for Christ. We vibe kubera ko in Christ we vibe. So ndashaka kubaza ikintu wiyumviye nkiguha invitation yo kuza ko dufatanya, wiyumviye iki? Well, nkibona unyandikira urabona iyo ugitangira ibintu nyine navuga ngo kibumbabumba ibintu byawe. Navuze wite ko turi kwihuta, abantu batangiye kumbona. This is too soon, if I may say. I was so surprised but again so humbled. Nanagushimira cyane. Ntabwo ntekereza ko mu bantu benshi kugira ngo mpitemo usibye umwuka wera w'Imana wagukoresheje kandi nawe ukaba igikoresho cyiza. Nubashye umwuka wera wakugiriye iyo nama kandi nawe ndagushimiye ko wantoranyije. Narishimiye cyane. Plus ndashaka vraiment iki gitekerezo ni cyiza cyane. Urubyiruko biradukwiye ko tuvibingira nyine muri Kristo. Rega muri Kristo biraryoshye, ntabwo hanze biri ibyaho, ariko no mu Kristo imva ndabararitse. Hari ibintu byiza biryoshye bidasanzwe kandi umunezero nigeze numva uba mu mutima
ariko wigeze wumva ukuntu nk'iyo uvuye mu masengesho wumva wagira ngo uratuje muri wowe wowe wabura amafaranga yo kwishyura inzu ukumva uratuje mu mutima sibyo ibyo ngibyo nabibonye mu nzu y'Imana utekereza ikindi nabibonye mu nzu y'Imana nta handi biba urumva nabibonye mu nzu y'Imana nabonye umukirisitu aburara ariko mu gitondo akajya gushima Imana naratangaye ariko ibyo hanze ntabwo bishoboka ntabwo byakunda hanze urarya ejo ukibaza icyo uzarya sibyo ariko twebwe Bibiliya tubwira ngo ntimukibaze ibyo kurya n'ibyo kunywa ibyo si ibyacu ngo tubyibaze ibyo ntabwo ari ibyacu ngo tubyibaze ariko umva muri Kristo hateye ubwoba ndakuraritse niba uri hanze ahubwo injira batarafunga ukuri injira amatabaza ducana amatabaza dusanganira umukwe Nene ni iki kintu wikundaho ikibazo kirakomeye ni iki kintu wikundaho cyane uravuga hanze se cyangwa imbere icyo wikundaho wowe ni shaka nkunda uyu wese ikintu wikunda urikunda wino ikintu wikundaho kuri ubu se ko numva ntari bukubeshye hano byakomeye wenda iso kanumve mvugishije kuri ikintu nikundaho ninde nakiza in addition umusatsi wawe thank you no kuri ubwo n'uwo ukunze wowe no kuri uramutse ndamutse nkubwiye ko ikibazo cyose ubumbaza ngo kubwire yego wambaza iki kibazo uri bubwire yego byakindi bwemere kukigusubiza urantunguye ntabwo yabiteguye bari kubitegura ndabizi ikibazo ari yego like yes to ku kibazo cyose uri bumbaza ndi bwemere kukigusubiza ntacyo uzaza kuri dipudi nene ryari that was too hard as soon as possible one Thank you call so away much. Thank you. I'll be waiting. Patiently. okay twagiye uri naniwe Andi naniwe pe ntabwo niteguye giteguye wazana igikomeye mba wanambajije ibibazo byinshi rego njya mbona ubaza kimwe kimwe ariko ndabona mba wanyigirijeho nkana pe ahora ryoshye hano hari agaseke ngiye kukurenganya ngo ntiwakabonye ariko kari kanyegereye agaseke rero nako kabamo ibibazo nakubajije byinshi thank you nakubajije ibintu byinshi oya kurya ni ukwishyura uzazi wanjye nta kibazo mva mbabwire ntabwo raza ntabwo wambwira gutya ngo nzazi baye ngutegereje kandi nihanganye aka gaseke rero uraza gukuramo ikibazo kimwe ikiri ukuremo urakidusomera hanyuma ukisubize cyane fate nkako hagati ntushobora kuyafata yose ukuremo kamwe byose ushobora kubicanga nk'amakarita mwami Yesu biragoye ndabibonye ko kuko hari igihe dusenga Imana igaceceka yewe ndikumva binaniye reka njye nkaha ko ari ukuntu nta cyistori reka nyireke urayivuga umwami Yesu kivuga gute ese nyihimbye wabimenya oya nanjye ndaza kugisoma uko ugiye kuririmba ndakikweretse cyane uyu ntabwo bikunda okay ni iki kigufasha kuguma ku Mana igihe isi ivuga cyane wow umubwiriza Salomoni wavuze ngo bimariye iki umuntu gutunga ubwenge niba atasubiza ibintu byose yaje kubaza uranyihangana kuri Grace Note biteye ubwoba ntabwo byoroshye nawe ubayigewe ariko ikintu kimfasha kuguma ku Mana reka nkubwire Kristo ajya kugenda yavuze ngo mbasize nk'imfubyi nzaboherereza umufasha turutse kuri data uwo mufasha rero kuko yaraje ni indirimbo nkunda kumva ijya ivuga ngo umufasha koko ngo yaraje none rero umufasha koko yaraje uwo mufasha rero nkuko n'ubundi twatangiye tubivuga jyewe nene nk'umuntu
kubwiye ko hari icyo nabasha nabangiye kukubeshya. Yego. Ijambo ry'Imana riravuga ngo niyo idutera gukunda no gukora ibyo yishimira, ko kandi byose tubishobozwa na Kristo duha imbaraga. Yego. Rero Imana Data umuntu akunda atarabonesha amaso ye, kubwiye ngo umubiri wabasha kuyikurikira nabangiye kukubeshya. Ariko umwuka wera uri muri twebwe ni wo uhora ugenda adusunika iteka ryose, adusunika gushaka mu maso y'Imana, adusunika gushaka ubwiza bw'Imana, bigatuma tutarambirwa, bigatuma na cya gihe ushizemo imbaraga. Ijambo ry'Imana rivuga ngo niyo isubizamo intege abananiwe, ngo bari batentebutse, bigatuma na cya gihe wumva uri hasi utabasha no kuvuga ngo Umwami Yesu, ariko amarira y'umutima, iby'umutima utekereza. Umwuka wera tunihira iminiho myinshi cyane. Yego. Ibyo rero niwe ugenda dusunikira gushaka mu maso y'Imana, na cya gihe wumva utabishoboye. Rero iki gisubizo, iki kibazo mbajije, igisubizo cyacyo cyari icyo. Ntabwo uri bukinsubize wowe? Ntabwo nakubaza? Ntabwo nyine nakiguhereza ukakinsubiza? Kuki nafasha ikindi? Please do. Please. It's, spice up. Como hosting umuntu nk'uyu nibaza pe. First on your own medicine. Thank you. You can't imagine ko nanjye mba ntabizi. Yego. Ni ukuri. Nagize okay, ntacyo kubareza inyuma ya kamera. Ego. Byo bigoye. Kiravuga ngo mu gihe nk'iki ni iki kigoye kurusha ibindi mu rugendo rwo kuguma uri umukristo. Murakoze cyane. Watangira umbwira ngo icyo ni ikibazo cyiza cyane. Icyo ni ikibazo cyiza cyane. Nyine murakoze kutubaza. Icyo ni ikibazo cyiza cyane. Nene mu gihe nk'iki like me kijyanye n'ibyo bavuze. Mu gihe nk'iki ikintu kigoye kurusha ibindi kuguma mu rugendo rw'agakiza ni nanjye ngo sa generation turi muri generation idashobora kukwereka ko by'ukuri ntishobora kukwereka ko hari profit mu gukorera Imana, ntishobora kukwereka ko hari profit mu gukurikira Imana, ntishobora kukwereka ko hari profit kuko ndabyibuka njya gutangira ino podcast bavuze ngo please ibintu by'Imana. Iryo jambo raryumva ako Mana Data wagiye umanuka byari ibintu mba numva ntakwihanganira ndi Imana nuko ntabaye nyine, ariko namanuka mba tukarebana turi babiri kubona ibintu nk'ibyo ati nta byuzi ntaki usanzwe uri umukristo guma uri umukristo ariko reke kugira ibyo kujya gusa. Amagambo y'abantu ari outside third generation udashobora gutrusting in God. Abo bose ni abantu bashobora gutuma bagoye cyane kurusha abandi kugira ngo ngume ndi umukristo, ariko nk'uko wabivuze dushobozwa byose na Kristo. Ikindi kandi ni Imana itanga imbaraga. Ikindi kandi iyo wayizeye yo ubwayo ishaka kukurinda no muri ibyo. Ntiyantandukana n'izo nshuti. Nese irankura muri iyo generation, nanjye ndi urubyiruko ndacyari mutoya, irankura mu bantu twigana se, irankura mu bo turi kumwe se, nagiri bunkuremo ahubwo irandindiramo. Ishobora no kugira vaso yo gutuma Nene avuga ati ariko nyamara Colline she's true. Yego, true. Yarari mukuri, reka tumusange aho kugira ngo we adusange. So ikigoye cyane ubwo nanjye ndabibaza nyisuje cyane ni generation n'ibiri kubera hanze biragoye ko nyine wavuga Imana biragoye. Sirihuta gupoping up nayo ariko udasize Imana Data Umwana n'Umwuka Wera n'urugendo. Yeah. That was it. Niba mwaryohewe nkuko naryohewe ntabwo mbizi. Ntabwo mbizi. Nene wakoze kubana natwe. One thing I may say, uri umukobwa w'umuhanga cyane. Thank you. It's really late kubona umukobwa mwiza uzi ubwenge bw'Imana, uvuga Imana ashize amanga. Mana ni ukuri nk'uko uba mu bintu by'Imana ijya mu byawe. Ndashimye. With all the generations zakomokaho zizajya zimenya Imana wamenye. Nukuri zizajya zimenya Imana wamenye. Njye birandyohera kubona mbitangira ntabwo nari nzi ibyo nzavuga. Ntabwo nari nzi ko nyine nabona abagenzi banjye bashobora kuvuga Imana mu buryo buri real life. Buri real kuko ntabwo
ntago nashobora kubwiriza nk'uko abapasiteri babigenza, ntago nashobora kujya muri church ngo mvuge nk'uko abandi babigenza, ariko our generation bakeneye kumenya Imana mu buzima bwabo by'ukuri. Niba Nene umukobwa mwiza nk'uyu nguyu ashobora gukorera Imana, akajya mu kazi, akajya kuri marketplace, agakomeza agahamya Imana, hari n'abandi beza tuzi rwose bakomeye hanze aha n'ibindi bintu barimo, nawe kandi byamubera ko yabikora. So kumenya Imana ukayivuga, ukagira ubwenge bwayo, kibaye twamenyaga iby'Imana ivuga ngo nawe twitubwire ko tunezeza umutima wayo, ariko one thing I know nuko ibona ko tuyinezeza iyo dukoze ibyo ishaka. Imana iguhe umugisha, and we see you soon. Very soon. Murakoze kubana natwe, Imana ibane namwe.